murabona hano hakurya hari amazu yubatse mu mazi, ibyo twita floating house, right? Ngira mbereke kano kantu nabyo nimurebe. Floating house, wenda ndaza kuza kuhagera mbereke, ariko it's just, murabona tuba tuzu amabara meza, ubururu n'iki. Floating house, utuzu twiza cyane ubona turi mu mazi. Ubwo abari muri morale mwe mujye muza murebe, mutembere murebe tuno tuzu, nubwo imvura itangiye kugwa, ariko ndagerageza ndebe ko nahagera, ariko it must be private, ni private. Reka mpindure kamera gutyo mbereke nange murebe amazu yubatse gutyo mu mazi. Murabibona tuno tuzu floating house yubatse mu mazi, tuvuze ngo Vancouver ni nziza, that's what we mean right there. Ntago harimo akavuyo ukuntu, hari amazu ujya ubona iwacu muri Afurika harimo akavuyo, reba ukuntu it's nice. Ariko rero utashye wafashe ka byeri wakwisanga muri aya mazi. Urabibona? Sinzi ukuntu ngo byaba byifashe utuye hano hantu, uko ndagerageza ndebe ko nagera ari imbere, ubwo nagira ngo murebe. Naberekaga nti ano mazu naberekaga n'amazu ari mu mazi, ariko hanyibutse nk'ahantu muri Netherlands basanga ari amabara. Utuye mu mazi neza 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 neza, utashye nka nijoro wafashe nka kabyeri se. Okay, cyangwa nka kafanta ukayoba, reba ahantu wahita wibona muri aya mazi kabisa. So murabona ko abifuza kwimukira hano waza ukanaba no muri aya mazi niba uri wa wundi, ariko basanga iwe biri mu munyenga nka nijoro, kuko ni ukuri ko Imana inzibatse mu mazi do, basanga ari mu munyenga, kuko iyo hari umuyaga mu mazi ugenda ugera gutya nawe uryamye, numva byaba ari ibintu biri sawa cyane kabisa. Soko mu byuma namwe ni wese ndibeshye, no trespassing private property, ntago nahegera. Rero gushaka umuntu hatuye akazaza akantembereza nanjye nkareba, ariko mwahabonye n'utuzu twatse mu mazi turi sawa cyane, ariko ndabona ni private property, ntago umuntu yapfa kugenda ngo ahita hagera gusa. Ubundi gukamera uri muri public, ariko reka ngere hafi yaho gato, murabona ni mu mazi kabisa, ko ni heza kuntu. Ni gated community, kundi amazu yacu ntago aba ari gated like this. Sinzi impamvu ino iri gated, ubundi uba ufite kuba wayahagera hose, ariko dore ni mu mazi, ariko n'utuzu twiza kabisa. Beautiful houses. Nimuze mugure kano kazu mu mazi, abari muri za Quebec n'ahandi, muve muri izo mbeho zanyu. Community, come on, look at this, loving it. Aya ntago naba nkunda amazi, ariko sinzi ko naba mu uyobye nka nijoro, nuko haba hari amatara. Kusanga uri mu mazi, ubwo nizeye ko niba uba hano uri umuntu uzi koga, kuko utazi koga se sinzi ukuntu byagenda. Ikindi kintu abantu batazi muri Canada, kintu ngira ngo mbabwire, kuko ntago narebye cyane, ariko ubu butaka gutya hano mubona North Vancouver hari hatuwe n'abakavukire mbere yuko abavuye Burayi, abanyaburayi nuko tubita se, cyangwa tuvuge ko ari abakoloni, mbere yuko abanyaburayi baza. Niyo mubona hari bakavukire bino bintu ubona, bino bishushanyo. So mbere yuko baza nyine bagafata hano hantu, ubu butaka hari irindi zina bufite abakavukire baho. Ndaza kuza kurishaka ndabishyira muri video. So niyo mpamvu ikintu mugomba kumenya mumenya amateka yo muri Canada, nayo ntabwo ari amateka meza, kuko bakavukire barahohoterewe, babura ubutaka bwabo, babashyira muri ikintu bita reserve. Abakusanyije bose hamwe bati mujye kuba hano hantu, ibintu bitwa reserve, ku buryo abenshi ntago baba off reserve, ni ukuvuga ntago baba ntago abana n'abaturage bisanzwe.
yego babikora ariko ndumva ahubwo na hano ndi muri reserve, ahubwo ndumva ndi ku butaka bwabo. Numva bino ano mateka ya Canada ni ukubera byifashe nyine, mugomba kumenya ano mateka mukayamenya mukayiga, ko n'umuzaza kuba hano ni byiza kumenya amateka y'aho mugiye gutura, sibyo? ubwo tuzongera tuganire, nimwagire gukora subscribe. Nimukore subscribe, ubwo nzababona mu yindi video izakurikira.